reka tuhite iki ni igice cya kabiri, reka tuhite dukomereza ku ibanga rya gatatu ryagufasha kugira ibyishimo ariko bya bindi birambye. Mu gice cya mbere twari twabonye ibintu bibiri: kunyurwa no kwirinda ishyari. Hanyuma reka tujye ku cya gatatu. Icya gatatu ni iki? Itoze gukunda abantu. Igitabo cyitwa Social Psychology cyaravuze ngo kubana neza n'abandi bihesha abantu ibyishimo kurusha akazi keza, amafaranga menshi, ubuzima bwiza n'aho umuntu atuye. Kubana neza n'abandi bihesha abantu ibyishimo kurusha akazi keza, amafaranga menshi, ubuzima bwiza n'aho umuntu atuye. Igitabo The Social Psychology niko cyavuze. Mbese bishatse kuvuga ko kugira ngo abantu bagire ibyishimo nyakuri bagomba gukunda kandi bagakundwa. Niba ukunda kandi nawe ugakundwa, ntekereza ko ibyishimo ugira ntabwo bisa n'ibyo ushobora kugira mu gihe wabonye amafaranga menshi, mu gihe utuye ahantu heza, cyangwa se mu gihe wumva nyine ufite akazi keza ibintu ari sawa. Gukunda no gukundwa bigira ibyishimo kwabyo. Ni bya byishimo ushobora kugura ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Bibiliya nayo hari ikintu ivuga, nk'aba Bible murabizi dukoresha Bible cyane. Mu Bakorinto ba kabiri ba mbere Petero igice cya 13 umurongo wa 2. Abakorinto ba mbere: niyo nagira impano yo guhanura kandi nkamenya amabanga yose yera, nkagira n'ubumenyi bwose, kandi niyo nagira ukwizera kose kwatuma nimura imisozi nkayitereka ahandi, ariko singira urukundo ntacyo naba ndicyo. Ibintu byose wagira nta rukundo ntacyo waba uricyo, nta kintu ibyo bimaze. Rero niwitoza gukunda abantu bizatuma utagira ibyishimo gusa uheshwa no kuba utunze ibintu byinshi, ahubwo uzanagira n'ibyishimo udashobora kugura ikindi kintu biramba kandi byo bitayoyoka, nk'ibyishimo bishingiye ku kazi ukora cyangwa se bishingiye ku bintu utunze. Biriya byo birayoyoka. Iyo umaze kugera ku cyo washakaga se uhita ubona nta birenze. Ariko iyo ufite urukundo ukitoza gukunda abandi bituma ugira ibyishimo by'igihe kirekire. Ushobora rero kugaragaza urukundo mu buryo bugiye butandukanye. Iyo umuntu afite urukundo agira ibyo atanga, urugero nk'igihe cye no kwita ku bandi. Ariko n'abandi bagira ibyo bamuha igihe cyabo kandi nawe bakamwitaho. Ibyo rero bituma umuntu agira urukundo ariko rurambye. Bituma umuntu agira ibyishimo bituruka kuri urwo rukundo kubera ko narwo rumara igihe kirekire, nawe agira ibyishimo bimara igihe kirekire. Rero iyo umuntu yitoje gukunda abandi birushaho kuba byiza. Reka mbahe urugero. Nimurambura mu Kolosayi igice cya 3 umurongo wa 14. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 14. Aravuga ngo ariko ikigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo kuko ari rwo rwunga abantu mu buryo bwuzuye. Uyu murongo nta nubwo utubwira kurugira, ahubwo ni ukurwambara. Biragoye ko wagenda utambaye. Kimwe mu bintu ugomba kwambara kugira ngo ugire ibyishimo bitari by'igihe gito ahubwo birambye, ugomba kwambara urukundo kuko ni rwo rwunga abantu mu buryo bwuzuye. Niba witoza gukunda abantu uzagira ibyishimo birambye. Iryo ni ibanga rya gatatu ryo kugira ibyishimo. Irya kane rero, irya kane ni ukwitoza kwihangana. Kubera iki? Rambura mu Mubwiriza igice cya 3 umurongo wa 4. Turebe impamvu ugomba kwitoza kwihangana kugira ngo urusheho kugira ibyishimo.
umubwiriza igice cya gatatu umurongo wa kane. Hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Ni ukuvuga ngo igihe ukiri muri iyi si uzagira igihe cyo kurira, ugire n'igihe cyo guseka, uzagira igihe cyo kuboroga, ugire n'igihe cyo kubyina. Ibyo ni ibisanzwe, turi mu isi irimo ibibazo. Ubwo rero kwihangana bigufasha kunyura mu bihe nk'ibyo kandi ukabisohokamo neza. Ubundi iyo ibihe bibi bije, ikintu cya mbere bikwambura ni ibyishimo. Ibihe bibi bibanza kukwambura ibyishimo. Rero kimwe mu bintu byatuma ibihe bibi bitakwambura ibyishimo ni ukwihangana. Byagufasha kutamburwa ibyishimo n'ibihe bibi uri kunyuramo. Kandi mwabonye ko iyo umuntu yihanganye amenya ko nta mvura idahita, ibibazo bigera bikarangira. Ni bityo ntapanike, ntatakaze ibyishimo bye. Kubera iki? Umuco mwiza afite wo kwihangana. Reka dufate ingero. Hari inyandiko nyinshi urubuga rwa jawa.org yatanzemo ingero ebyiri z'abantu. Urugero rwa mbere ni urw'uwitwa Carol. Carol arwaye indwara igenda imunga uruti rw'umugongo. Nk'aho ibyo bidahagije, anafite diyabete, anarwaye diyabete, anarwaye n'indi ndwara ituma abura umwuka mu gihe asinziriye. Ni indwara yatumye ijisho rimwe ry'ibumoso rihuma. Umva ariko indwara uwo muntu arwaye, Carol. Nyamara yaravuze ati, njye nirinda guheranwa n'agahinda. Birumvikana ko mfata igihe cyo kubabazwa n'imimerere ndimo, ariko ibyo birangiye ndeka kwitekerezaho, ahubwo ngashimira Imana ko hari ibyo ngishoboye gukora, cyane cyane ibyo nkorera abandi. Uri kumva Carol ukuntu yumva ibintu, yumva izo ndwara zose afite: indwara igenda imunga uruti rw'umugongo, diyabete, indwara ituma abura umwuka igihe asinziriye, n'indwara y'amaso yatumye ijisho rye rimwe ry'ibumoso rihuma. Ariko arihangana akirinda guheranwa n'agahinda. Nubwo ababazwa n'iyo mimerere arimo, ariko areka gukomeza kwitekerezaho, ahubwo agashimira Imana ko hari ibyo ashoboye gukora, cyane cyane ibintu aba ashoboye gukorera abandi. Mwabonye kimwe mu bintu yitoje, hari ibanga twari tumaze kuvugaho hejuru, yihatiye gukunda abandi. Nayo mpamvu anabakorera ibyiza nubwo ari we wagakwiye kuba yitabwaho cyane. Ariko nanone yitoza kwihangana. Umuco wo kwihangana turiho uramufasha cyane, nubwo atibagirwa imimerere arimo. Undi nawe yitwa Mildred. Nawe ari muri iyi nyandiko n'ubundi. Mildred nawe arwaye indwara zitandukanye, harimo rubagimpande, kanseri y'ibere na diyabete. Ariko kimwe na Carol twari tumaze kuvuga hejuru, yirinda guhora atekereza ku burwayi bwe, ahubwo yaravuze ngo nituje gukunda abantu no kubahumuriza mu gihe barwaye, kandi ibyo nanjye biramfasha. Naje kubona ko guhumuriza abandi bituma nakomeza kwitekerezaho. Buriya nubwo kwihangana turi kubivuga, ariko hari ibindi bintu bijyana nabyo birahuza neza n'umuco wo hejuru twari tumaze kuvuga, ushobora gutuma ukomeza kugira ibyishimo kabone nubwo waba urwaye indwara ikomeye, cyangwa se uri kunyura mu bihe bikomeye, cyangwa se nubwo waba uri mu bihe byiza. Kwihangana, gukunda abantu bizagufasha. Kwihanganira imimerere ushobora kuburimo, cyane ko bizatuma utitekerezaho cyane. Aba bagore bombi tumaze kuvuga bagerageza gushaka ubuvuzi bwiza kubera indwara barwaye, ariko ntabwo bibanda ku buzima bwabo, ahubwo bihatira kudaheranwa n'agahinda, bagakoresha igihe cyabo neza. Ibyo bituma bumva bafite ibyishimo badashobora kwamburwa n'umuntu uwo ari we wese.
umuntu nk'uwo arakundwa kandi akanabera urugero rwiza abandi ku buryo babona ko bashobora guhangana n'ibigeragezo kandi bihanganye. Iyo umuntu arwaye indwara, ubundi imwe muri ziriya ndwara barwaye irakuzengereza yo ubwayo, ariko bo bafite n'izindi ndwara barwaye ziyongera ku ndwara bafite. Nk'uko twabibonye nka Mildred arwaye indwara zitandukanye harimo rubagimpande, kanseri y'ibere na diyabete. Carol rero twigeze kuvuga arwaye indwara igenda mu ruti rw'umugongo, diyabete, indwara ituma abura umwuka mu gihe asinziriye, indwara y'amaso yatumye ijisho rye ry'ibumoso rihuga. Ibyo ni ibintu byinshi ubundi birusha imbaraga umuntu, ariko barabyihanganira. Rero kwihangana bituma kurushaho kugira ibyishimo. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 hari ihame rigaragaza ko ibyo bintu koko ari ukuri. Yakobo 1:12 baravuga ngo hahirwa umuntu ukomeza kwihanganira ikigeragezo, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubuzima, iryo Yehova yasezeranyije abakomeza kumukunda. Hahirwa umuntu ukomeza kwihanganira ikigeragezo. Iyo umuntu akomeje kwihangana ntabwo abura ibyishimo nyakuri, kandi kwihangana kwe gutuma kurushaho kugira ibyishimo biramba by'igihe kirekire. Urabona ko gushyira mu bikorwa izi nama bituma umuntu arushaho kugira ibyishimo, ariko bitari ibizanwa n'amafaranga gusa, ahubwo bya byishimo biramba. Ariko nta nubwo bitangaje, kuko izi nama tubona nk'uko byanditse muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 11, nyiri kuzitanga nawe n'Imana igira ibyishimo. Imana igira ibyishimo. Icyakora kugira ibyishimo ntabwo bivuze ko uzibagirwa imimerere urimo. Oya, ahubwo uzayinyuramo ukomeza kwishima. Uzayinyuramo ukomeza kuba umuntu wishimye. Reka dukore isubira muri tobe. Nk'uko twabibonye mu gice cya mbere cy'iyi video kiri ukwacyo, twabonye ko ibanga ryo kugira ibyishimo ntabwo rituruka ku bintu wagezeho gusa. Iyo umaze kugera ku kintu uhita wumva nta birenze, ntabwo ukomeza kugira ibyishimo n'ibyo wagize igihe wakigeraga. Niba uguze imodoka, ukimara kuyigura ugira ibyishimo bikomeye, ariko ntabwo bikomeza kuba bya bindi nk'ibyo wagize ukimara kuyigura. Oya, bigenda biyoyoka, ahubwo ugashaka izindi ntego ugenda ugeraho mu buzima. Rero ibanga rya mbere twabonye ryagufasha gukomeza kugira ibyishimo birambye ni ukunyurwa. Ujye ugira amafaranga, ugira ibindi bintu ugeraho, ariko ntukarurumbire ibintu byinshi, ntukagire umururumbo. Nubwo baguha ibintu by'isi yose ntabwo wahaga, ugifite umururumbo, ariko iyo unyuzwe ukomeza kugira ibyishimo bitari iby'igihe gito, ahubwo by'igihe kirekire. N'ibyo amafaranga n'uburinzi, ubutunzi n'uburinzi, ariko nk'uko twabibonye umururumba ushobora gutuma utakomeza kugira ibyishimo. By'inyurwa rero. Ikintu cya kabiri twabonye cyagufasha kugira ibyishimo birambye ni ukwirinda ishyari. Mugenzi wawe niba ateye imbere, mukora umwuga mungana, mwakuriye ahantu hamwe, numugirira ishyari bizatuma utabona n'umugisha Imana iri kugenda iguha. Ibyishimo niba wari ubifite bigende biyoyoka. Ubwo rero jya wirinda ishyari. Niwirinda ishyari kandi ukanyurwa nk'uko twabivuze hejuru, bizatuma ibyishimo byawe biba ikintu kirambye. Ikintu rero dusorejeho muri iki gice cya kabiri cy'iyi video ni uko niwitoza gukunda abandi bizatuma ugira ibyishimo. Urukundo ntirujya rurangira iyo urwitoje, niyo mpamvu n'ibyishimo biturukaho nabyo bitajya birangira. Icya kane tubonye, itoze kwihangana. Aho twabibonye kuri badamu babiri bafite indwara zikomeye, niwitoza kwihangana bizatuma uca mu bibazo ibyishimo byawe bitagiye. Ababibure mwakoze cyane, kandi rero mugende mubishyire mu bikorwa, muzagira ibyishimo nyakuri. So keep being blessed. This is Shine with Scripture.